utabacoze. Hey, sa uratinyuka ukambwira ngo ngende igicucu ukananuka ukanukiri wanje. Ariko wawe wikangariraga uri umunyaminyoma gusa ni wawe ki? Junerebye nabanga twagwapiriya. Yego. Hey! Icyo cyo wakisha. Ngo handepiriya ve. Uwari uri kubesha kugira ngo bigende bi. Amafaranga na amafaranga nshuti yanjye. Umuntu yaraje ambitse ibanga rye. Arambwira ati wowe uzambikira ibanga ntuzavuge uwondiwe. Sibyo? Amafaranga aranyishura nkuko nawe yazaga akayagu. Ubwo se umuntu yakubwira ngo umubikire ibanga gwa n'amafaranga arangiza ukarenga ukabivuga. Ubwo se waburwana niki? Siko mbona kugiraga amafaranga kandi ubagura ugushaka nagiki. Kageze naho weho ubwawe wakora ibintu by'ibinyoma nk'ibyo ngibyo. Iyo uri imbitsaze tukarisangira ko narinda hora. Wowe umuntu akuvuza amagambo namubweje bundi. Ahubwo umunwa wawe uzagukoraho. Gupfa gusuzugura umuntu wese ubonye ukamutuka ibitutsi byose wagiye umutuka musuzugura umwima agaciro. Uri kumva? Wowe ujye witondera kuvuga ko utazubwira uwari we. Aho kuvuga ngo narabiwahishe yari yambwiye ko ngomba kubika ibanga kandi ntago ndinja. Suri kureba? Uyintunga urutoki. Nawe ariko shanturu nunge. Ariko rero nibiki basigaye bakugabura byakumaza ubwoba? Nibiki sinjara amakosa bari kungerekaho nkagufite. Mubare amezi ari gushira umwaka wanyu urimo urashiramo. Nigushaka uzavemo gutyo. Kuko cyane ko yabasubiza mugasohoka hakinjira abandi. Gagarure. Gagarure. Ngahe wowe se nzagahanyirago. Anisoni. Ahubwo wowe icyo nakubwira cyo. Kuko uzi kuntu wamusuzuguye ukamuca amazi. Cisha makeya ugende gake. Ushaka uburyo wakegenda ukamwegera ukamusaba imbabazi. Urumva? Cyane ko ari n'umuntu mwiza arumva. Ndakubwiye ngo ibintu wakoze na amakosa. Umva nkubwire ntoge kuntunga urutoki. Wankora siki? Ahubwo ufite ibibazo ahubwo uri murasemera abamanga. Uri kumva? Baza nkubwire. Waga muri kwigirewe ni ibiki? Umva nkubwire. Genza gake yakubera ko ntusuzuguri. Uri kumva? Nazaza nkakwereka. Je none nakubwize n'ukuri. Wambwira iki se ubwo wewe? Naho ngushaka hanga. Reka genda. Ngo nagugira ute? Naho ngushaka hanga. Ibyo nawe uri kubivuga? Ninjo bivuze. Kandi ejo ninza kubikubaza nje kubibwira abagukoresha. Uzabihakana kutigeze ubimbwira utangira wubikurwa rutwe mu ibyo birinete byawe. Ndakubwiye ngo ntaho ngushaka hanga. Umva nkubwire. Unyabinyama gusa. Wamubeshiwe. Ngende umubeshyi. Uri umubeshi nyine. Reka. Nampaye amafaranga ndahora. Gahore burundu. Yego. Uretse ndaje nze mbereke sha. Ndaje nkwereka ko ngaho ari wanje atari iwawe. Urukinga cyangwa se unanagwihorera. Ndakubwiye ngo uwo munwa wawe uragukoraho. Naho ubwo rwawe rwagukozeho kare. Maze papa nk'umuryango sinzagaruka ngaha. Kuburanga ndi mu bibazo gusa nta kindi kintu. No, ntago umwanzuro ari ukuva mu rugo ukagenda ugataba ababyeyi. Ahubwo umwanzuro ni ukushaka uburyo twakemura ikibazo. Sibyo? Kuko kugeza kuri uyu munota sinzi uriya mukecuru ibibazo afite. Ashobora kuba afite ihungabana twebwe tutabizi, cyangwa se akaba ari umuntu wamuterereje ibisazi. Nase ngo ngubu njye narayimubwiye nyifite umukobwa nkunda pe, nawe kandi narabikubwiye ndamukundira mwana w'umukobwa. Ibyo kumbwira rero kwa ministry sinzi ngo mbona umukobwa kwa ministry se ntabwo mbyumva kabisa. Shapiri mfite ubwoba pe ndikumva naho najye. Nana bigomba ujyeyo si kuko ndagenda nifashe gute. Wowe ugende ukimubona umwitura imbere umusaba imbabazi umubwira ati kweri mama mwitwa mama kweri naracumuye mbabarira sinzosubira nyene mu musaba imbabazi nk'umuntu yakoze ikoze. Nyine ndi kwibaza narire kandi njye ndire uze kurira shangena ntago marira nayabona. Nayakura Yesu ugayimarira nubwo araza kumva gute ko bikuye ku mutima kandi unamugize kuri ubu nyene utari umuntu kwa ministre. Jewe ntangire kujya kwivamo kano kanya ntabwo bishoboka. Nzaguma ndwana n'ikinyoma cyanjye kugeza igihe nzapfira. Ubwo uzopfana n'icyo kintu wewe uzakomeza inyegeza ryari yuko utari umwana kwa ministre umwana wa hano. Uvuga ngo umuhungu aza gutwara iwabo nabo nibaheza bahita baza hano baza batana n'ituri abakene jumba ibintu byarahindutse bimeze nabi. Umva mubwire peri wenda kugera ubwo ndajyayo sibyo, ahubwo wowe wingira iyo nama yo kujya guhakana ibintu navuze, ahubwo ngira inama yo kuntu ngiye kwitwara kano
okay njye nyine ugira umwana mwiza nagira umwana mwiza umubone umukubita imbere ufukame uri umubwire mbabarira mama nuko nabyo narinzi amasanje yarambeshe caga na mfite na stress nari ngwaye mbwe kugira nkibyimba ku mutwe kishavu nyine ukunda gushavura ubdiye wose ako bubire wirengagije ko ntajya ngira indwara yo kutihishira ingeso yanjye mbi ntabwo ujya yihishira uko byagenda kose umuntu akinkora mu mutwe gatoya yitijya ku karubanda mubwire ko ufite ikibyimba ku mutwe rero ukigutera iryo kivumbutse nyine uhita ushavura bya hatari kubera bibaye byinshi nabyo bakubwa umubwire ko ugwaye mu rundi runtu rero Bobo karame umukobwa mukundana mumaranye igihe kingana gite tumaranye amezi ane ako se muri wowe uramukunda koko papa njye ndamukunda pe kandi ndamukunda cyane ibaze ko nagiye gutura hafi yo muri quartier kugira ngo byibuze njye mubona cyangwa se icyo duhure bitworoheye urumva icyo kintu papa njye ndamukunda rwose kandi si ukubeshya pe uribuka ibyo wambwiye ujya gutura hariya ngo impamvu ugiye kuhatura ndabyibuka ya ariko nibyo sha urumva nukuvuga ngo ukunda ugomba kumuba hafi ukamurwanira ishyaka sibyo yego ngere ikintu nakubwira ni kimwe urukundo ni urwa mbere ibi byo kuzana ngo abaministre ngo abadepite ngo abasenateri ngo ibiki n'ibiki twese ibintu dufite ntabwo twabivuganye twarabishakishije uri kwiga kandi uri umuhanga uzi no gukora ntabwo uri ikigwari ibintu uzabyishakira urakumva kandi uwo mukobwa bavuga ngo no kwa ministre okay je vais bien no kwa ministre ariko ibyo ministre atunze ntago ari byo umukobwa atunze ibyo ministre ni bya ministre n'ibyo umukobwa ni byo umukobwa ikibazo rero mama ntabwo byumva gusa ubwo ngiye reka mbyemere ko namushatse akananira cyangwa se ugasanga mu rugo duhana mu by'intambara zidashira byamushimisha mama no ntago tuzi kiri cyatekereza ku mutima we n'ikiri kumutera biriya byose gusa ikigaragara cyo ashobora kuba ari nka yandi ma esprit ashobora kuba ari kumukoresha okay two kumuciraho urubanza cyangwa tumuremereho itaka ariko icyo nakubwira ni kimwe komeza uwo wakunze kandi ngenda gushyigikiye kumva uwaza yakwitambika haba umutingito haba iki ugomba kugaragaza ko uri umugabo kandi uhagarara ku ijambo rye turikumvikana nuramubwira iki urabona umuntu waramukubise nyine genda nyine wigirira umuntu utafise ubwenge naramukubise yagu nyine uriya mukecuru wowe uramuzi namushoboza iki ni isasu utambona gutya ngo nasaza ahangaha umva ibisasu byari byahuye genda nyine upfukame hari ikindi wigira nk'umuntu nta bwenge ugira nyine tuzi icyo ushaka cyangwa uramugurisha kumugura peri ngiye kugenda nitware nk'akavaze mba umwana mwiza ibintu byose ni karame mwite mami nyine nitware neza ngendere ku murongo ako se ndabishobora urabishobora ubyihige reka mfite n'ubwo ese urwo rugo uraruse nawe no kurwinjiramo byonyine nabyo ubwabyo biteye ubwoba ni ukugenda nibombaritse nigize gutya kugira ngo nakore n'agakosa na gato ndetse n'umwana wo kwa minisitiri baraza gukumva reka nawe ukana ugomba gukarishisha ngo barabibabesha nyine ndi kwibaza aho kujya butarira ndabizi kubesha jaye butarira hakiri kare urundi ukuntu nyine winjira ikibazo dore ngiye kwikomeza kandi uzuraseka ubusa ndi usavuze uraseka rukanga butarira ubwo byo bwuba bireke ngiye kwikomeza nifate nihambire n'umutima nguhambire ubundi ngende rukanga uraza kumbwira ukuntu byagenze kamanza ajya kunywa amazi hanze numva ko ubwoba bugabanuka ngewe urambona njarajara nawe rero ntabwo ugomba kujarajara nimba ari umuntu umwe n'umuntu umwe ese ubwo uwo mwana waba ugiye guhemukira ibaze noneho wishyize mu kigwi cye akaba ari wowe wagiye guhemukira wakwishima iwabo bakwishima se none se kuki twebwe dushaka kujya kubabaza abandi babyeyi cyangwa kujya kubabaza indi miryango kubera iki niyo misiyo yacu kuri iyi si ikintu cyo nabonye kuri mama ashobora gukunda ibintu kuruta abantu kuko iyo yumvisha hari amafaranga aba yumva ko abana b'abagore bagomba kujya ahatari amafaranga ntibagomba kujyayo nicyo kibazo no ntabwo ari ukunguka isi yubakitse uko byamera kose ukuri kugomba gutsinda kandi kugatsinda gute bucece wowe icicikire
none nzamubwira icyo mama kugira ngo atuze icyo namubwira ku buryo yumva ko ngomba gutuza nawe agatuza akumva ko ngomba kumurongora umukobwa. nari ngiye kugenda nusura ubona ameze gute karambere karakubereye wowe genda usengere ndagusengera nanjye ikintu kimwe ngiye gutuma niyo wava uca ku isoko burira imyenda shana uko ndayikubwira uraba imibisi idahiye cyane oya idahiye ahubwo imibisi no mu bintu bike ntaza kubyibagirwa bazi irukanga kuko mana aha reka njye kwiryamira ndabizi ndaza kubyugwa n'amarira yawe sha ndamaguru ariko peti ntungutse agatekerezo njye nawe tugiye kugirana ibanga. Ibanga papa? Yes. Guhera uyu munsi niyongera kubikubaza ujye umubwira ko umukobwa muri kumwe wamuteye inda. Inda papa? Yes. Uzi ko nanamusoma? No, nubundi ntabwo mubwiye ngo ugende uyimutere. Ukumva? Genda kubwiye ngo ni ikinyoma tugiye gushyiraho kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Hari ikindi ninjye nawe tuzaba tuzi ukuri, ariko ntuzarira rizembe twebwe turigire gute turi maske yuko nyine ibyo ni ukuri ko byagenze. Hari ikindi kintu ushaka icyo ufunguka mu mutwe peti uzakigikira ni papa genda uzane amazi yo kunywa ariko do ntabwo nzabivuga ni ibanga ryacu turi babiri njye nawe niyo mpamvu ngukunda papa. Revu! Revu! Yes nabi Cyangwa twicare hanze uyu munsi. nzi kuri kwinjiremo inda Wapi mbashaka kwifatira akayaga. waje ryarise Nje mukanya mbyutse mukanya ndavuga ati kambanze nkurebe. Twiganirire pe. Umunsi urajya ngo nigeze gukarasa. Wapi umunsi nabikatiye kabisa. Kada. Ejo narakoze umugongo uri kurunye namanuka gazagasya atabamaganya n'imyenda na none ustable yari amafaranga. Bose yaraharisha ndagace. Urayabonye amafaranga? Iya amafaranga amaze kuyabona ariko Zuriya mani yo uri mu kazi nyine urimo urakora ukabona birimo biraza tubona motivation nyine yo gukomeza gukora. Ebana biri kuza ndashimira Imana kabisa. Biraruta ibyambere. Ngo umaze kugira abakastoma benshi aba bossazi abatazi abamamagara buri mwanya ebana. Nuko nawe umaze kwinjira mu kazi neza. Ngo nice na telefone mfite undaza gusubira mu rugo call zimaze kuzura ngurishye. Cyo nakubwira gasemana ubundi buriya ubu nawe umaze kwinjira mu kazi. Mwana waruraho se? Indaho mama. Rero natumye nina kugira ngo akubwire. Ndagira ngo usabe imbabazi. Ndakubwiye amagambo atari meza cyagiye wazaga. Numvaga rwose utari umwana wo mu bantu barezwe, numvaga ko usa naho uri mayibobo ariko mbabarira. erega mama nukuri nanjye narakubabariye nanjye ntabwo ari kuriya kuntu umeze nyine ntabwo nari nzi kuri na mama wa Bobo nyine byarahuriranye Ariko nyine jya ububaha uwo ari we wese mukuru. Ntabwo ugomba kumubwira nabi kandi umusanzi wawe. N'umukozi wanyu wo mu rugo ntukazajye nakubwira ikintu uzajya ukemera kubera ko niwe uwasigaye mu rugo niwe wasigaye abakorera ibi gutyo. Sibyo? nukuri byarahuriranye nuko ntari meze neza ariko nanjye ubundi ntabwo ari kuriya kuntu umeze Ibiro nibyo nakubwiraga. Ubu ngubu noneho kuva umaze kumenyana n'abakiriya. Ubu none uramutse ukoze business yawe. Wahita uba nkuriya mu boss uri gukorera. Waragira ngo nyine naroba. Ubu ngundi gupanga uri ko nk'atakatagata manuka zagasyata ndi gushakisha akazu nanjye. Nanjye ngomba kuba mfite shop yanjye nkanyambaye buri wanjye. Niyo gahunda. Buriya amagambo gana Fred ambwira ndayumva gacana kaguma hano. Nugire ngasohokera hano. Erega na Imana ubu ugomba kumwumva ntago ari urwango ntago akwanga. Ahubwo bagira ngo nibura ntago arabyumva ko wahindutse nyine. Baracyumva kuri ikiri wa mwana wasamye uhora ugira ariko mwana. Je nakubera umugabo nagutangira ubuhamya kabisa. Biro warahindutse Imana. Bya hatari uko n'uburyo ki ubu uri murankaruma muri situation. Ibintu by'amaherena wapi
amakabutura aya maherena yareka ushobora no kwambara amaherena ariko ugakomeza n'ubundi ukaba sawa rero noneho rero wambwiye yuko uri inshuti y'umwana wanjye kandi muri inshuti magara none ndashaka yuko nibura tuzamenyana tukamenyana n'iwanyu ukaba wanabazana bakaza bakadusura tukaba inshuti z'umuryango rwose natwe byaba ngombwa tukanajyayo yego nta kibazo ahubwo numvaga ibyiza ariko mwe mwabanza kuza mu ngo bakabanza bakamumenya kubera ko kubavana mu rugo njye ntabwo byapfa kunyurera gutyo baba bahari nka ryari muri weekend ntabwo bakora yego baba bahari harya wambwiye ko mutuye mu kahe gace iwacu twa Kimihurura Kimihurura sasa rwose ubundi gushaka ukuntu nabipanga ninaza hari n'igihe nazana n'umudamu w'inshuti yanjye hari umudamu w'inshuti yanjye nawe utuye muri ibyo bice dushobora kuzana rwose ni karibu mama nta kibazo sibyo gusa bana igenda umugabo wo kugutangira ubuhamya sinagwo ubibona Dave mani n'uburyo unkaruma muri situation mbayemo ukangira inama ntago nabikekaga naga uri wa muntu uraho ngaho uri binyamugiyo bigiye nyine ariko bro warahindutse kumbwira imyaka tumaranye yose wamfataga kuri man nyine uko witwaye ku muntu nikagufata ntago wari umuntu nagisha inama ako byarantunguye ukuntu wahise uhinduka uhita ujya mu mwanya wanjye bro yewe umuntu yakoze neza ndamushima cyagiye nari ndipanje oya iyo ushatse kuvuga man ntago ari cyo nshatse kuvuga ahubwo mashaka gusobanura ko hari aho wavuye hari naho ugeze ubu ngubu kandi ni intambwe yo kwishimirwa kabisa none se nangira iyo nireba ndabibona ibi by'amaherena nashyize ku mande mani ibi by'amakabutura uva ku maherena ushobora kuyagira n'ubundi ugakomeza ukaba smart mu mutwe ntacyo biba bitwaye ibyo ngibyo nitukajye dukabya kuba abanyafurika ngo umusatsi ngo amaherena ibyo nta hantu bihura n'ubwenge sasa rero nyine impamvu ngo uhamagaye hano rwose pe nzahaza rwose kandi nzaza byihuse iyi telefone ndaza kwitaba nyuma nta kibazo rwose pe uzasura bose abandi bose kandi ku ishuri mujye muganira neza mukomeze mu bishuti deja mwe n'inshuti z'umuryango rwose yego mama nukuri nta kibazo yego we injira ntihafunze ego Beti ni wowe ni karibu asante wiriwe neza komera so komeza uteze uraho neza makuru dore rero uyu nguyu ni inshuti yanjye cyane niwe nakubwiraga ko dushobora no kuza kubasura ntacyo ushatse wajya kuba wiganira na bariya bana ntacyo wandi ntacyo reka mbasuhuze yego sawa egera hino Beti tuganire aha dore ni wa mukobwa nakubwiraga ko minisitiri ngo nyine ugiye cyane ariko se Suzi ko mbona twashyushye n'ubu tugishyushye urishuha kuri mwana ko minisitiri azemera Bobo ariko ngaho nyumvira azabuzwa n'iki se azabuzwa n'iki Bobo ni umusore mwiza buri mukobwa uwo ari we wese yakwifuza yuko yanamuvugisha bura ntabwo ujya umureba ukuntu abana banjye ari beza ndabizi hera kuri Yannick kubitaho Bobo kubitaho Nina nta muntu utakwe nese akabaje gukora iki aje ubwa mbere ubwa kabiri namutumyeho ako kanya hisaza kandi uzi yuko cyagiye yagiye twashwanye reka icyakora ndakwizeye wowe cyane tekinike zose zibaho nibaza kuzazikoresha kandi noneho Bobo wanjye njyewe noneho naramubyaye mu nda yanjye ngomba kumutegeka buri kintu icyo ari cyo cyose agomba gukora rwose nawe yazaguhaga amashanka ya Yannick areka amagama nakubwiye ko ntatsindwa Yannick ubu ngubu ntabwo yavuye ku izima cyakora ntiworoshye none se ntabwo washobora ibya Yannick ngo unanirwe ibya Bobo none se nta bindi azareba nawe ari umukobwa mwiza ntabwo yamwanga uriya mukobwa nawe nabonye ari umukobwa mwiza ariko bizaba ari biryoshye we ibaze habaye nk'ibirori cyane tukabona imodoka z'aba minisitiri ziparitse hariya umva reba nanjye niciye mu gisharagati imyenda ntazi uko ubwoko nzaba nambaye ukuntu izaba imeze tuzayigurira he ni wowe ibyo ngibyo simbizi ubusirimu bwanjye urabwizeye cyane uburyo nzakwambikamo Suzi uzwi n'Imana niba nzajya mu kihe gihugu noneho
yewe data mana yo mu ijuru uzambara umwenda ku buryo umugore wese wo muri Kigali azajya yifuza abagore rwose hanyuma njyewe sinzaba kuri iruhande sha erega nawe uzamenye ko nawe bagomba kuguha kado uri nkaho uri murumuna wanjye njye ndi murumuna wawe wowe uri mukuru wanjye ariko nta kibazo azabimera tuzaye tubyakira twese ntagaragaye muri iyo foto mpabwa gift ubwo gwanyizwa niki ubukwe bwo ni njyewe se niwo uzaba wanabiteguye abayobozi bose ahubwo byihorere nijye uzandikaho amazina ubwo iyo mipango rero tugiye gupangira Bobo niyo ubu ngubu umukobwa nawe mu kanya ninjya kumuherekeza umva ndamupangira mu bwene ndashaka kuzagaruka iyi minsi niye noneho igihe Bobo nawe yaviriye ku ishuri yaje hano bro wakomeje nyine kunsunika wakomeje kundwaza wakomeje kundwanaho n'uyu munsi ntabwo natinya kukubwira cyangwa se ngo ntekereze undi muntu kandi uhari hari aka business nashakaga gukora koroheje ariko nkeneye nibura nk'ibihumbi 100 byonyine ako ka business ni aka business nzinjiramo nkagakora nkahita nongera nkayabona amafaranga ntabwo bizatinda nari natekereje rero ndavuga nti gute ntakubaza numve niba waba ufite ubushobozi umfashe kugira ngo mbashe kwinjira nyine muri iyo business tu iyi minsi uramufatiranye iminsi kabisa wambyaje umusaruro bani ubushuti buravuna agafaranga kose mfashe agafaranga iyo mama adafite ikibazo ngaho inzara nta nzara ngaho byagenze gute transport utangiye gutekereza business kumbariraho ko nariba imana kuba ninjye uri kubona icyizere nkuko nanjye cyagihe nakubonaga icyizere kabisa shobora mfite udufaranga nkuko nakubwiye nshaka gukora agashinga ko kugurisha imyenda wari ubizi fungura akabutike kanjye ngashyiramo imyenda yanjye nari natangiye gahunda yo gukoteza so maze kugezamo 120 kuri konti kubera ko buri kungurisha style nshyiraho akantu gatoya ariko nimba ufite ikibazo rero yewe nareba ukuntu tuyagabanamo gakeya nta hantu nzagenda ngakora business nshobora kuyabona vuba ntacyo wenda nkagusubiza naho kubita 80 ngasigaza akarani urabona nanjye mba ngomba gusiga andi bwuma anytime peri ashobora kumbyukira ngomba kwita ku mwana ngomba nko kugura twenda tw'umwana cyangwa mwitaho ni wamenya hari ikibazo kivutse so 80 nayo naguha tunanye ngasigaza udukarani hari ikintu nadukoresha mu gakeka cya cyatuncungiye umutekano nta kibazo nabwo wabukoze 80 urayama nta kibazo wayama nka ryari se nko mu masanga bwakwiru yampaye uyu munsi nta kibazo kubera ko banki ubu saa 10 zazifunze ejo mu gitondo nakuzanira narije mbere yuko njya mu kazi nabanza kuri banki nkafata aferi nkayizana mwana ntacyo nakwima bro uramusupu wamaga wangiraga neza kabisa ubwo nyine izo gahunda twapangiye Bobo njyewe mu minsi azajya aba yaje hano atigeze ajya kwiga ndagira ngo azajya ahita kubitana n'uriya mukobwa atangira mwimenyerezeho nibyo nkuko bimbwiye ubundi abana rege iyo bikundaniye ubwabo hagati yabo nta rwose ibindi byose natwabije tukaba tubishyigikiye umva ubundi nta gusa nyine bo bayobozi ukabyara nibagire bajyemo neza ariko noneho reka mubwire Imana izaba yongeye kudutera irindi teka yego umugisha Imana arawuduhaye ariko ibaze hiyongeremo abo bayobozi ariko reba njyewe nawe na madam minister ntago ndanamenya n'izina rye reba Betty rero na Suzy mu gishagati abagabo bacu papa Yanike tuvuga ngo su ego noneho nta niyo nzongera gushyira nanjye nkavuga akabyara cyo nkwemerera nicyo cyangwa undi uvuze ngo be bita no mugore nk'akabebe kaka ni nyine k'imyaka 5 urumva ibyo dutangira ubwo dutekereza abandi bantu bakomeye ni benshi uzatekereza umva rero katwokorondogora yego reka ngende dore suza ko tumaze no gusaza uruzi ko tuvuga ukagira ngo neza nibwo tugihura reka ngende wikwere kuherekeza ahubwo genda urebe ibyo wamujyanye mu bikaro banza nawe umusezerere da Nyambo nonese urumeze neza muri iyi minsi meze neza nta kibazo ibintu byose biracamo ni amahoro urishimye birawe nyine kuki se bya birawe ni iki kibura twiriye gushaka ibyishimo mu buzima bwawe ukaba unezerewe
ko nta kindi kintu kibaho ku isi kirenze ibyishimo. hari igihe nyine usanga ikintu gituma nyine wishima kitari mu buzima bwawe, rero ikigutera ibyishimo iyo kidahari gusa urumva niba isoko y'ibyishimo idahari wakwishima bigenze gute? Nyambo ko uyu mugabo numva akomeye cyane, ubwo ni amahoro cyangwa harimo utuntu utari kumbwira uri kumishaka, cyangwa ni nayo mpamvu mwampamagaye kugira ngo nze hano? nyine ndashaka kuganira nawe. Ibyuya ntibibe amaraso, nizere ko ari amahoro, nta bitari ibintu biza kugorana cyane. umva nyine mubwire ibaze ko ngize ubwo kuri mama wawe yanishimiye, ibaze namenye ukuri azahita anyica noneho. nakubwira se utambwe ahubwo njyewe nakubwire wagiye kumubeshya ubundi ko ndi umwana wo kwa minisitiri gute? ase nana reba ukuntu ejo bundi mwashondanye hafi yo kutwica, njyewe ibyo yasigaye ankorera si iby'inaha sibyo, kubera disipurine yawe ibarirwa ku ntoki. none iyo namubeshya nari kumwikura imbere, iyo namubeshya nari kumwikura imbere, byose ni wowe wabiteye. none ubu biraza kugenda gute? wari wifashe ungira umwana wo kwa minisitiri, umwana wo mu biryogo abayeho kwa minisitiri gute? ngenda nawe mu biryogo nzitwara gute nk'abana bo kwa minisitiri ko nazi nuko banitwara? uzabyiga nese bisaba iki? hari ikintu kirenze bakurusha? Gusa ariko ndahari twaganira. ive we biteze sa nta mvirope wambonera? Mvirope se iva kubishyira mvirope? oya mvirope iki? mvirope iragize iri hano ku idirisha iragize. ugiye se? ntacu ubwo ngiye kuwenda inkweto zanje ziri kwa korodonibwo usigare mwanira ntacu. ariko nizeye kugaruka vuba kuko nawe ntabwo ndi butinde hano ndahita ngenda. ariko umenye ko harimo akantu k'amasinde. ariko nsabe nawe ugira inzika use nje mvugira gahoda. sari ikibazo dufitanye koko? mwihore nsa wagiye. yagiye yasohotse yarenze. nyine wari uri kumbwira ngo nta byishimo bihari, ngo harimo utuntu tw'utubazo, ikintu kiguha ibyishimo nta gihari, bimeze bite? nyine nyamukuru ikintu cyatumye tuguhamagara. uranashonje? ndaza kurya ko bitanakimanuka se. nyamara ushobora kuba n'usura urwaye muri ino minsi cyangwa? nyine nyamukuru ikibazo gihari ni Yannick. sinyambo simperuka Yannick udashaka kumuvugisha waramuretse. Yannick yabaye ikibazo gute? nyine nyuma ya cya gihe ko tuganiriye bitekerejeho nakomeje kubura amahoro mu mutima wanjye, nakomeje kukumbura Yannick, nakomeje kumva nyine basi kongera kumva ijwi rya Yannick. nakubeshye nyine muri iyi minsi kuba mu buzima Yannick atarimo biri kungora pe. so rero wowe nyine uri inshuti yiwe aho muri kumwe wenda kenshi twahumagaye nyine mubaze se basi ameze neza. nyambo Yannick nawe ari aho nyine bisanzwe, gusa ntabwo aba yishimye nk'uko yahoraga yishimye mu gihe cyashize. rimwe na rimwe uramubwira ibintu agahita kwirukana ati mva iruhande genda ujye gukora akazi ushinzwe. nyine urabona ntabwo ari ku ijana, wenda ari nko kuri 70% gutyo y'ukuntu yarasanzwe ufite muto. gusa ariko ndumva wowe nizeye ko ari ukumukumbura gusa ariko bigahita birangira, ntabwo bitari ibintu bikomeye cyane. ivyo ngero kumukumbura ngo birangire aho ngaho. nyine ahantu hose nsigaye mba nicaye nijoro ndyamye ndamurota, ku manywa nicaye nkibuka nyine ibihe byose twagiranye hano muri salo. muri make nyine
ahantu hose nikojeje hanyibutse Yannick. Sinzi rero ikintu ndi bumfashe pe. Ndashobora we kuba yakumva kuri inshuti yiwe uzi na byinshi kuri we kundusha. Sinzi ikintu uri bumfashe. Kumva cyane pe, ndumva situation irimo iragoye, ntabwo worohewe. Gusa ariko nanone wibuka ko rero byiteye Nyambo. Sinzi nimba ubyibuka ubasha kubizirikana. Ndabizi. Yannick yaragukundaga cyane ku rwego atashoboraga no gusinzira, atashoboraga no gukora akazi atabanje kumenya ukuntu umeze. Rero nyuma yaho waje kugiye kumushyira kure, umushyira ku ruhande, kandi bajya bavuga ngo hari igihe utinda uzi ko bazagukumbura ugasanga abantu barakwibagiwe. Nyambo, kumushyira kure kwawe nibyo byatumye ibi byose biri kuba. Ni nk'igihano uri kwihereza. Narahubutse pe. Ariko basi kano kanya Yannick ndamukeneye mu buzima bwanjye kurusha ikindi kintu cyose nkeneye. Nyambo, ndabyumva pe, gusa biragoye. Nyine wumva ukuntu ibintu bimeze sibyo, ahubwo dupanga ukuntu tuzabibwira Bobo, uri kumva? Kubera ko mama aramutse nyine amenye ko twamubeshye byaba ari bibi. Ibaze none iyo process yo kujya kubibwira Bobo, ibaze ko Bobo azabitanyeje. Ntacyo azagutwara. Kwanza nanamenya gusa ko nageze hano bizaba ari ikibazo cy'ukuri. Ibyo ntabwo birenze wana. Tuzamwumvisha uburyo mama yari yigize nabi, nyine tumubeshye ukuntu mama ari we wabitangije, ari we wazanye amahane, nyine kangana bikakunanira ugashiduka nkavuganye nabi, uri kumva? Ikindi nacyo nimba munafite na gahunda yo kubana, mushobora kubana, uri kumva, mukoze ubukwe, noneho nyuma aramutse amenye ko utari ukwa minisitiri aricyo yabagira. Ikibazo nyine mama wawe, ikibazo ni uko yamaze kwifata mukuru. Mama urumva azakenera kuza mu muryango w'iwacu, azumva nyine turi abantu barenze, azasanga iwacu ni mu biryo, urumva tuzamubwira ibyo ngibyo. Reka wenda ndumva byaba nyuma y'ubukwe, kandi ntacyo yabihindura, mbese yaba atandukanye mwamaze kubana. Ariko icyiza byaba ni kimwe, ni uko nyine n'ubundi umuntu ashaka gushyingira Bobo yari ngewe. Exactly. None umva ikibazo ari igihe nyine ariko ushaka biteye amatsiko, biteye impungenge. Ahubwo wowe yuko maybe kutariyumvamo mama. Iga mu wawe nta nubwo arakarishye, baravuga ngo ngenda akarishye, ngenda akana kigendera. Nta nubwo wageza heza hano mu cya kabiri iki, kubera ko mama akaze ku buryo nanjye bagenda gake nikandagira. Ibintu nakugiramo inama ni uko wagira gute, wakiga kwitwararika neza, yazamuka wowe ukamanuka, kubera ko ntabwo muzashobokana habe na mwe. Nyambo, mu by'ukuri baze umwanya wamuhaye wo kwitekerezaho, aramutse ahuyemo n'undi muntu wabyakira ute? Nyine akaba yamugutwara. Ibyo bintu nibyo bintu bya mbere ntajya nshaka no kumva. Mbona nunambwire ko n'undi muntu yinjiye mu buzima bwe. Gusa icyo nagusezeranye ni uko nzagufasha kugira ngo ndebe ko yakongera akagaruka n'akamera neza, mukaba kongera guhuza. Mbabarira pe, ukora ibishoboka byose, nta kintu ufite naguhemba, ariko Imana yo yaguhemba. Ukuri imbaraga zawe zose basubiye ko hari ikintu wamfasha. Hari no gufashanya Nyambo, nawe ushobora kumfasha mu bundi buryo. Mbazi tuvuye kuri ibyo, nyine hari ikintu nshaka kubaza. Ikindi se kandi kubera iki? Nyambo, uri kuntera ubwoba. Kubera iki wiyise mwarimu? Nyambo, ntabwo ari njye wiyise mwarimu. Ni ibintu byabaye ngombwa ko mba mwarimu. Ubwo byari bimeze nk'aho ari akazi. Kuko Yannick urabizi neza yaragukundaga, ariko uburyo ateye ni wa muntu udashaka ko abantu bamukundira ikintu runaka aricyo. Ni umwana wakuriye mu mafaranga, byose bihari, nta kintu na kimwe yigize akena mu buzima bwe. Noneho afite n'amafaranga n'ababyeyi batazi ko afite. Ibyo ushobora kuba wowe waramenye ni bikeya ku byo afite, ku byo batunze. Rero yararebye ati Nyambo ninza kumubwira ibi ngibi, mukajya mugira udukiriza hano mu rugo akabufasha, wowe uri kujya ubifata nk'aho uri kumukura cyangwa uri guprofita ko mukundana, kandi ibyo ngibyo nibyo atashakaga.
so rero ngo niho byahereye niyita mwarimu nemera kubyitwa kugira ngo bigire uruhengekerezo ajya bafasha binyuze muri njyewe kugira ngo nibura aho kugumana nta kintu kugira ngo mbe mwarimu byose byatewe n'urukundo Yannick yakunda adashaka kubura sinizere ko nibiramuka bikunze mwese muzababarirana pe nibyo nsaba Imana cyane muze kumubabarira ahubwo wese zambabarira nyambo no kubyiga no kureba ukuntu byagenda pe gusa biragoye iki cyonyine nakubwira biragoye ku rwego rukomeye nyine ikindi kintu nizeye usibye Imana yo mu ijuru gusa icyo nagusaba ubwo hagati aho no kwemera kuzakira ibintu byose bizavamo ntibiza ari byiza mugasubirana zava nimutanasubirana nyine no gusaba Imana kugira ngo uzabyakire icyo kintu wenda kugenda gakeya byo nzabishobora kubera ko nkunda Bobo ntabwo nakwifuza kumutakaza amahirwe ndumva naramiwe kumbure ngiye kujya kumuhamagara ariko abantu bakundana mahese ese yo kutarambwira nkubwire iki nta sherisi famuraye sherisi ko uri kwirebesha gutyo nk'aho hari akantu amakuru uzaba uyabona nyuma tubanze dukemure ibyawe wantu umva kandi twaraje no kubikemura nta kibazo genda umuvugishe gusa nyine nyambo ndagushimiye pe ndagushimiye kuba wabashije kunyumva nanjye ukaba unagarutse ukaba wemeye ko Yannick wakongera kumukunda kumubabarira nawe nicyo kintu cyonyine narwaniraga ko ndabizi neza uramukunda kandi nawe nzi icyo nzi neza nuko gukunda igisigaye rero ni ukurwanya intambara ariko mwakongera gukundana icyaba cyose pe tumva nyine kurwanya urukundo rwanjye na Yannick twongera tugasubira ndagufasha ibishoboka byose nzajya nkubwira aho bigeze rero baye reka nsubire mu kazi ibihe byiza murakoze sawa namubona base munsohoreze Imana ikurinde nyambo yego no abuze ko mbona mwashyizeho amarido ya nijoro sinzi ibyo ni nsara sawa sawa murakoze sasa bisugaruka se ariko nanjye nari ntashye nari ndageje kuvugana na nyambo uragiye niko kugenda kwanjye rero ntacu yakoze kuza se ku muntu utishimye usanzwe kuba uri kuvuga ufite vibe ufite imbaraga nyinshi cyane byagenze reka ibintu byarahindutse ko n'ubundi si ubuzima ko ari bwo niko kuntu tubaho mu buzima n'impinduka uyu munsi biba biri hasi ejo biri hejuru ejo twishimye tubabaye bigenda bihindagurika ntabwo byari bikwiriye gutuma reka hari n'aho wihora bitanahinduka kandi bibabaje guco gusa ugasanga inkuru n'idere riraherekeranyije none se ikiri aha ngaho gucyo ni iki nta gahinda ni n'umubabaro unoze navuga ngo ni iki